ashize usanga abakobwa batanu b'abanyabwenge bifitiye amavuta mu mperezo zabo. Amen. Igihe abantu bibakomereye, igihe abantu bibacanze, igihe abantu bari kwibaza ngo twakora iki, aho niho umugenzi nyawe ajya kwiba kuvoma. Ngo kandi y'urugamba rukomeye nibwo umugenzi akuba kabiri. Kuri Kristo ibintu birahinduka. Kuri uyu murimo nzagenda gitwari ningira intege nke yongera imbaraga. Watubwiye uti nimugende hose nimuhumure ndi kumwe nawe. Kuri uyu murimo nzagenda gitwari ningira intege nke yongera imbaraga. Watubwiye uti nimugende hose nimuhumure ndi kumwe nawe. Nimuze dukore mu mbaraga z'Imana, nimuze dukore igaragaze imitima ishonje. Muze twisange we tuyihembuze igihembura. Imitima ishonje muze twisange we tuyihembuze igihembura. Yego kubera ko tubona amazi bitugoye. Iyo agacu gakubye karakubye niba katakubye watakaje. Sashi agacu yo gakubye duhagaze neza tureba Burasirazuba ntihagenda gato kagucika. Ntabwo ari ibintu byinshi ahubwo turakoramo nawe ufate nugira hirya ucuruza ubundi wunguke. Iyo agacu gakubye mpagara neza mu muryango amenya ngo agacu karakubye kandi mfite ikibazo cy'amazi. Yego mfite ibikoresho bihagije kugira ngo ntege amazi neza. N'agatonya gato kacika ubwo nyine ijya kugwa ndi hafi mu muryango nateza neza. Ngiye kureba Burasirazuba sinzi niba nawe wagiyeyo. Reba Burasirazuba ureba hagacu gakubiye. Yego nibwo mpamvu uri burara ugenda ijoro ryose. Niyo mpamvu wisanze aha saa 2 waraye ijoro ugenda uri gucunga hagacu kakubiye. Kamaze gukuba rero nta bintu byo kujya mu nzu. Hari abantu mbana nabo babwira ko y'imvura ikubye mujya mu nzu bari gusaba iki? Amazi. Bari gusaba ariko buri hari akantu mutajya mugenza neza. Niba imvura ikubye reka kujya kuryama kandi uzi ko nta mazi ufite. Nkabanza nkafata umwanya nkababwira ni y'imvura iguye ukabona yakubye reka kujya kuryama kandi uzi ko ukeneye amazi. Ahubwo hagara ku muryango basi ushake n'agahema we witwikire igihe wumva uri gutinya imvura. Ariko ube maso utege neza. Iyo wateretse ikiguce cyawe rero ntabwo upfa gutereka gusa ngutereka ugende wiryamye mbese ngo ubwo nateretse bwo yarajya. Oya ahubwo amaso ukareba ngo mbese akamanitse kose kari kugwamo. Sashi iyo icyo kintu cyanyigishe cyane. Iyo abantu imvura ihise bakareba amazi naretse baribaza gusa iyi ni imvura iguye iwacu cyangwa yigeze ayigwa nyinshi. Nateze neza nateze neza nahigeza ndamukumva nateze neza. Ese shira byangije ndavuga ngo umugenzi ujya mwisho mwamaze kumva agacu kakubiye. Ikintu ashinzwe gukora ni ukwitegereza Burasirazuba. Ese shira areba Burasirazuba akavuga ngo mbese aka kavura kanywa neza. Niho igihe abandi amazi ashize usanga abakobwa batanu b'abanyabwenge bifitiye amavuta mu mperezo zabo. Amen. Ese shira turi mu cyo kwirinda. Irinde kurangara. Nurangara imvura irahita ntakibona. Ariko nuba amaso ugatega neza ugahora ucunga neza ureba igitereko cyawe ko nta hantu gihengana ko giteze neza uragira icyo utahana. Yakuye mu gutega neza imvura ikubye mbese njye mfite iki? Ninjye ugiye gucuruza ko njye wapfuye byinshi sibyo? We yafatiye mu mvura ikubye ariko njye hari n'ibindi nahakuye. Isashi iyo urugamba rukomeye nibwo abasirikare bahaguruka. Nibwo umenya umusirikare yawe. Ntabwo rero turi mu kujenjeka ahubwo turi mu guhaguruka. Amazi bigeraho angera mu izosi kandi mpetse abana. Bigeraho noneho mbona ko nanjye ndenge ndi kuyacamo. Ariko camo naje kugera ahantu amazi atakiri ari kugenda noneho bisa naho hari no kugira hazamuka. Amazi agenda yikasubira hasi. Noneho nza kubaza za mpinja yetse ndabaza ndakomanga inyuma ndakomanga kunda hano hose ndabaza ngo mbese muri bazima.
Giye kumva ngo bashubije amajwi y'abagabo n'abagore ngo yego turi bazima kandi igihe umuvu wakubitaga w'amazi uko nayabonaga yari afite imbaraga nyinshi, ariko ikintu cyashimije cyane barambwiye ngo turi bazima kandi turafashe turakomera. Ibyo bagambazanye batwirinda we bazima dufate kandi mukomeza. Ayo mashenyesho twari dufite nahamagaye mwene data ndamubwira nti hari ikintu ijuru ryamaye ndamutekereje uko byagenze. Nawe arambwira ati hari ikindi nabonye nje nawe tugenda kuri rubine. Iyo rubine yari ifite gahunda yo kuzana amazi mbere abantu bayivomagaho nta kibazo, ariko ngiye kubona ngo na rubine irimo ikibazo kiri gutuma amazi ataza neza. Sashimwe noneho ati nakubazaga ngo mbese turakora iki kuri iyi rubine, nkakomeza mubaza ati turakora iki, ati nuko nguza kugenda kunganira mu bitekerezo bati nta kindi kintu cyo gukora sibye kuvuna iki gihombo tukareba ibintu kirimo imbere. Hari ijwi ryabivuze kuvuna igihombo murebe ikintu kimwe ngo maze kuvuna kabiri n'imbaraga nyinshi Uwiteka yohereje birakoyoka. Mu gukoyoka hari ibirubine havamo igikeri kinini cyane, hariho ikintu kiziba amazi kikabuza amazi kuza. Mbese amazi abagenzi bajya mu isasobanura iki? Ubutumwa bwiza ugenzure neza hatagira icyo tuzibiriza amazi ngo maze ubwo rukiri runini rurasimbuka ruvamo. Rumaze kuvamo haho kongera guteranya rubine amazi abugera asa neza. Yesu Kristo atwuzuye iby'umwuka bigende neza abane natwe. Ubutumwa bwiza bwo n'imiyoboro muri twe bisashimwe. Ari mucyo kwirinda, irinda ikintu cyatuma amasoko yabasiba, irinda ikintu cyatuma imigezi ihagarara, irinda ikintu cyatuma umugezi usubira gutonyanga kandi wazanaga amazi meza abagenzi bose bahise bakavoma. Ntihandi guhanyura ngo yicwe n'imyotsi, ahubwo buri wese yuzure muri we. Icyo nicyo uzahabwaho ikamba ry'ubugingo bw'umurimo mwiza wakoze. Yego ngo uwumva wese nahamagara. Sashimwe irinde kurangara, kandi numara kumva ntugende ngo urambike ahubwo ucuruze. Sashimwe abacuruzi ntabwo bajya bicara ahubwo bazenguka amasoko yose yewe kugira ngo abone inyungu. Nawe ibya Kristo yaguhaye ntabwo ari byo kwicarana, ahubwo haguruka ubibwire n'abandi. Turi kugendana, turi kwirinda ikintu cyatuma umurimo wa Kristo uhagarara ku bwacu, ahubwo reka dukore uwo murimo. Kandi twirinda icyatuma amazi aziba, ahubwo imigezi izibuke, amasoko yongera adudubize mu izina rya Yesu. Amen. Daniel amaze kumva ko urugamba rukomeye. Sashimwe amaze kumva ko bikomeye, amaze kumva ko imigezi iri gusiba, amaze kumva ko igikeri kiri kujya muri rubine kigahagarika. Yego amaze kumva ko umuvu ugiye gutembana abantu. Ntabwo Daniel yicaye. Sashimwe Daniel ntabwo yicaye, Daniel ntabwo yarangaje, ahubwo yagize gupfukama yongera ibihe byo gusenga. Icyo nacyo mujya mukibuka, ntabwo yagabanyije ahubwo yongeyeho, ntabwo akoresha gukuramo ngo yarakubye, ngo yongera ibihe byo kugira byo gusenga. Kandi nyamushije gusenga icyo cyo cyari kizira, ariko Daniel ntabwo yabicecetse, ahubwo yarakubye kuko urugamba rukomeye. Mbese urugamba rukomeye ubu yaba twamenyaga igihe kigeze. Sinzi niba turi kubigendanamo neza, niba turi mu byahishwe tukamenya igihe kigeze. Ntabwo amazi akiri yayandi, ntabwo amazi akiri yandi tugezeho koga amagasi. Niba n'ijuru ubwabyo rikubyoreza rigatubwira ngo dore uko amazi agiye kurengera abantu, ariko abafashe Sashimwe abafashe Kristo ntabwo barekura ahubwo barakomeza. No mu gicucu cy'urupfu banyuramo. Yahamagara ngo mbese muri maso. Yego turi maso kandi turafashe kukiza gute turakomeje. Mbese mwakiza ngo ni umuntu bafashe ni Kristo. Amen. Abafashe Kristo rero bataranga niyo umuyaga wawe. Nyamara kubona icyo kintu nahise nigira kuri kiriya giti cy'umukindo. Sashimwe uriya mukindo utari ibi by'ibipiratano bakora mu mujyi, ntabwo ujya umera ku gasozi, umera hafi y'iki? Sashimwe umera hafi y'amazi, ukagenda akaba ariho utura. Yego ngo ukazamuka imizi ikogota he kugote kuri Kristo. Amen. Imizi yayo iragenda igakogota mu mazi, umukindo ugakura. Irindi banga umukindo ufite iyo ushamika amashami ushyiraho n'ikintu cyitwa gushabagura. Sashimwe urashabagura ngo iyo umuyaga uhushye ntabwo uburemere bw'umukindo bujya bufata igiti ngo kigwe, kuko cyamaze kwishabagura cyariyoroheje
umuyaga y'ugushyira hita kuko cyamaze kwivomera kuri Kristo. Imizi yacu iri mu iriba ry'amaso, noneho ibyakabaye byakakiremereye cyararekushye. Yego uzakurikirana neza mu babiri gukiba, ntabwo habamo ikintu kingana gutya, ahubwo irishobagura neza. Iyo imaze kwishobagura rero akantu kose katubera icyigisho. Ikintu cyose mujya mu kigo cy'ikibigisha ko hari igihe ibitabo bizaba bitagikora. Sashi hari ikintu bizaba bitagihari. Niyo mpamvu turi kubwirwa mu byo kwirinda ngo irinde ibyakuremerera, ahubwo wiyambure ubusubire ya Kristo. Mujya mubibona, niyo hari ibindi bintu bigiye bimera kuri cya giti kirarekura bigakaka, ntabwo mbizi ko mwabibona, kirarekura bikagwa, igiti kigomba kihagarariye uko, kandi niko kiri gukogota mu mazi, kirere hafi y'iriba hana kujya kure y'iriba. Iyo umusamara aza kuba kure y'iriba yari guhura na Kristo, yabaye hafi y'iriba. Yego ngo igihe cyose igihe izuba ryabaga riva, igihe nyine ibintu byakomeye, izuba riri kuva, izuba riva ibintu bigize bikomeye, no mu bigaragara murabizi neza izuba riva ibintu byakomeye. Yego aho niho umusamara ajyaga kuvoma, niho yigiraga kuri ryari. Igihe abandi igicucu cyaje bati nibwo tuzajya kuvoma, we yacundanaga nuko izuba rikaza mu masaa sita, igihe izuba rikaza nibwo yajyaga kwiriba kuvoma. Mureke tujye kwiriba kuvoma igihe abantu bibakomereye, igihe abantu bibacanze, igihe abantu bari kwibaza ngo twakora iki, aho niho mugenzi nyawe ajya kwiriba kuvoma. Ngo kandi y'urugamba rukomeye nibwo umugenzi akuba kabiri. Ngo wasengaga rimwe kube kabiri, wasenga kabiri yongera kube. Ntabwo ari igihe cyo kukuba, ahubwo ni igihe cyo gukuba. Mureke dukube dusanga Yesu. Iyo yonyine aratwegera dusukire n'ibindi tutasabye, hari ibyo dukorera tutanabimusabye. Buriya abantu bajya bibaza ngo mbese buri igihe cy'ikibazo kiracyahari, abari maso bari kuzihabwa. Inkingi ziri kuvuka, dufite ibyiringiro, dufite ibyizere ko Kristo akiri kumwe natwe. Ku bana bateze neza, ku mpinja zitegura kuvuka, ziri gutakamba, ariko hari icyo kwirinda, hari icyo kwirinda. Umubyeyi, ababyeyi murahari, sashimwe ababyeyi n'abapapa bagiye babibona, abana n'ababyeyi cyane. Iyo umubyeyi atwite, yego hari ibintu runaka buswa gukora, yego turi kumvikana, hari ibintu andi batagikora, n'amavuta hari igihe bihinduka, n'ibyo kwisiga birahinduka, imyambarire irahinduka, badodesha bundi bushya. Mujya mubibona, barongera bagasubira kudodesha wese, apfa kuba umwana yageza, barahindura. Ibidoni ibi ntabwo babigikora, ibi ntabwo babigikora, ahubwo basubira mu myambaro, bakongera kudodesha bundi bushya. Ibyo se bihagije, barongera bakinjira mu byo baryaga bagahindura. Turi mu cyo kwirinda, bajya mu byo kurya bagahindura. Yego bati ibi byo ntibishoboka, no mu nzu nibo ntibyagera. Bati mbese mwari mubizi, n'abana mu nzu barabimenya. Bati burya mama ibi ntibishobora no kwinjira mu rugo rwacu. Niko ni wowe bimeze, niko bimeze. Iyo tugeze kwa mabukwe, iyo tugeze mu bo twajyaga dusura, iyo twinjiye mu nzu tutavuga ngo ibishyimbo muhishije mujyane hanze cyangwa se ngenge hanze. Ibyo bintu babiri neza muri gahunda ngo umugenzi nyawe n'ubwoko buturu kwabwo. Yego ubwoko buturu kwabwo bugomba gutandukana. Icyoroshye cyane muzi mujya mubona ni uwo mubyeyi biguhera, imyambarire irahinduka, imisokore zirahinduka, ibintu byose birahinduka. Uko yari kera sikaba akiri, kubera ari ku meza ashize sikuba bike, ibintu birahinduka, amavuta yisiga arahinduka, ibyo ashyira mu mutwe birahinduka, kuko ibyaje kubihinduka nyine ntabwo bikora nawe. Yego na indi ntambwe yateye yitwa kwinjira mu bwirinzi, abo mwirinzi nyawe, maze yarangiza ari uwo mubyeyi. Hari ikindi nshingano ahantu nawe ubwe yumuzamo na muganga ataravuga. Sashimwe iyo Kristo yakumurikiye hari ibintu bikuzamo, na mwuka wera akajyaza akakwereka. Ubu rero aha hantu witonde haranyerera. Sashimwe kuhanyura no kubanza kwitonda kwagengesera umwana ufite we. Hari ababyeyi bagiye kubuza abana kuvuka, ntiwibaze ko ari abagore gusa, n'abagabo bari kubwira, n'abasore bari kubwira, twava mu biri kwagiye mu mwuka. Yego aratangira akabwirwa ngo niba natwaraga igare umunsi ushobora kuzongera kugira gute, ari mubwirizi. Noneho harimo ubwirwa ngo itonde no gusubira kuri moto no kugira ngo baguheke, ntabwo byiza gute, ntabwo byemewe. Wajya gutwara ibiro 10 ariko humura no kuba gutwara 2 cyangwa nacyo kikavaho ku bintu byagize gute. Muri Kristo ibintu birahinduka, ugatwara umwana neza, ibwavuka neza ntabwo kabisa. Amen. Uyu mubyeyi rero wirinze mu byo kurya,
yego akirinda mu byo kurya ibidakwiriye akabireka, akirinda mu byo kunywa ibidakwiriye akabireka, uyu mubyeyi aba asigaje inshingano zo kurinda umwana we neza. Muri uko kumurinda rero ahanyerera atanyuramo, ahabwigana atanyuramo, hatagira ikintu kigegesera umwana we kikamubangamira, amutwaye neza. Noneho hari ikindi kintu abwirwa, hari ibyo kurya by'amavitamini biri buboneke hehe, muramira mwese musaba kugira gute, kujyayo kugira ngo ubone vitamini yo gutunga umwana wawe. Amen. Ibyo rero nibyo tangazo ryaje, kandi umubyeyi ashaka ko umwana we avuka azavuka neza yujuje amavitamini, nta mbogamizi iba mu nzira, ahubwo abyuka ijoro akagenda. Amen. Avuga ngo uyu mwana wanjye yaramvuka, ntabwo nshaka akazangirika, ahubwo nshaka akazakura neza, maze agahaguruka akagenda akajya gushaka amavitamini akwiriye umwana. Uyu mwana rero atabonye amavitamini akwiriye, ngo niyo avutse bajyana kumureresha. Nimujya mubyumva ngo hari ibyuma babushyizemo, ngo ntabwo yuzuye, ngo bimeze bite, ngo buriya ngo ndetse yabyapfuye, ngo buriya rero ibibazo byinshi kubera ko atarinze umwana we neza. Reka abakristo twirinde kurangara, uzi gutakara mu by'umwuka, uzi kutavukisha umwana neza mu by'umwuka, utakaye kongera gusubira kuri gatanu bwa mbere birakugora, kugira ngo wongere kuronka birakugora. Niyo mpamvu abagenzi nyabo turi kubwirwa ngo turere umwana wacu neza, abataravukisha murere neza, Kristo aboneke muri twe. Abavukishije irinde kurangara ko yakugwana bwake kandi yaravutse. Mu gitabo cy'umugenzi ni ugutwara neza, ukirinda ibyagutandukanya na Kristo, ukagura ukuri ukaguranga. Mu migani 23 ukwiye kuba umugenzi nyawe, urinda icyo yahawe neza kugira ngo hatagira icyo gutandukanya na Kristo. Kandi mu byo uvuga, mu byo ukora, turi mu kwirinda byose bikagura ukuri, ntibigire gute ureshya, ahubwo gusaba ukuri kugeza gute kutavangiye, kuzuye neza, ufite ibyangombwa byose. Reka umugenzi nyawe agende nk'umusirikare wa Kristo, yego, ahubwo yumve ngo iryo uvuze byose bitewe kujyana nabyo. Kristo niba ahamagaye ngo tugiye mu murimo aha n'aha, twagize gute, twagiye. Niba njye ntanahageze wowe urajyayo, ariko umurimo ukorwa aho hantu, hari icyo nakora kugira ngo nawe ujye gukora umurimo we nibwo nkabasha kugira. Yewe siko ibyo bitubwira, nubwo ntabasha kuvuga, ntabwo twese dufite impano imwe, ariko njye uyifite hari icyo ukora kugira ngo ngire gute, ngeyo, si byo se? Reka Imana idushoboze, reka tuba abagenzi nyabo, reka tuba abakuru, kugira ngo Kristo atusubize imbaraga. None kuri Daniel ntabwo yagabanyije ngo yarakuze. Daniel arapfukama, arangije aravuga ati mwami wanjye, uzi ko nta gucumura. Mbese watangirwa ubuhamya? Mbese umwami ahagaze hejuru y'ugogobe avuga ngo nzi ko Imana yabukuse, nawe ugasubiza ngo nzi neza ko nta cyukuye ku Mana yo mu ijuru, ndetse nawe ubwawe sinagize gute, sinagucumuyeho. Ubwo buhamya urumva ufite? Mbese aho dutuye, aho tugenda mu kwirinda, turi mu kwirinda, aho tugenda n'aho dutuye. Uyu mugore w'umupfakazi yari afite ikibazo cyo kuzishyura, ngo yari afite ubukene, agafu kose yari yakamaze, ariko Elisa ahageze sashimwe aramubwira ati jya mu baturanyi. Yego, mbese we mu baturanyi wajyayo? Nta rugo na rumwe wasiga? Uzasome neza ni kukurangira ngo yagiye mu baturanyi, nta rugo na rumwe asize, kandi ntabwo yatemba ariko kumutiza. Muri karitsiye utuyemo, mbese inkozi zizagutiza? Uramutse ugiye kubatira bagutiza, cyangwa hari n'ubwo udakandagira? Turi mu cyo kwirinda. Ngo yazengurutse ingo zose, aratira ubundi aratereka. Niko yari yabwiwe, tega neza nturangara, kandi utege imbere ya Kristo, aho izuba rya Kristo rirasira, ubundi muzizwe izina rya Yesu. Iki gitondo umwuka waratwuzuye. Iki gitondo twirinde kurangara, ahubwo tugenda n'ibivuzwe nayo, ngo dukora ibyo dusabye, nawe dukora ibyo tugira gute, ibyo dusaba. Niba ari kudusaba gukora umurimo we, tuwukore, nawe dukora ibyo tugira gute, ibyo dusaba. Nicyo ari kuduteganyiriza, nicyo adusaba, ngo iryo rimwe gusa duteye adutere 99. Amen. Kandi dusabe kuba maso, twirinde kurangara, ahubwo tube maso, turaramiyeho Kristo aturuka kugira ngo adusukire ibyiza bye. Habayeho kurangara ntitwamenye ibyo adufatiye,
kandi hari udufata igihenze hejuru y'imitwe yacu. Uwo rero nitutarangara ahubwo tukubura amaso tukamureba, aradubya dufite mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Yesu, urakoze kumva gutaka kwacu, kandi kari we dusaba twizeye tukabwira mu mwana wawe. Amen. Dupfukamye aha hantu turifuza guhindurwa nawe, turifuza Mwuka Wera natugira ibikoresho bye. Mana nziza, turabyifuza ariko ntitubishyikire, wowe ubidusukire. Amen. Abana bawe twabonetse ahantu, hari abatahageze, turi gusabwa kujyana uwo murimo, turi kubwirwa gukwiza ubwo butumwa bwiza. Reka buri wese yisange muri uwo murimo kugira ngo dukwize ubutumwa isi yose, maze uhere kuze. Twifuza kuza gutabara ubwoko bwawe, ariko nitwe tubanza kubigiramo uruhare. Igihe hatarabamenye ukuri kwawe, ntabwo ubutumwa bwiza bwaheta isi yose, ahubwo turi kubwirwa ngo twinjire muri uwo murimo, dukore umurimo wawe ngo kugira ngo uhere kuze. Amen. Turemeye tukubera ibikoresho nawe ukorere muri twe, tube mikoro urangure ubwoko bwawe, Umwuka Wera yuzure kandi atwuzuze, duhinduke imiheto, duhinduke abasirikare ba Kristo bataraswa mu bitugu dusubira inyuma, ahubwo dutumbire imbere. Amen. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ningira intege nke, yongera imbaraga, watubwiye uti nimugende